turi dufaranga tusigaye tumusha cyangwa amafaranga ko nako twayabona ibaze nk'ubu butwaraje siko arabizi ko tumutegereje saa moya zirageze mu kanya saa kumi n'ibyo turi mu kazi njye wumva mu kanya ngenda itanigendera pe kuko mfite gahunda nyinshi uri kumva kandi hari imyenda nshaka guvuguta umva sinzi nyine tu ariko reka muhamagara nimero ni compose umva twihe iminota 3 aba yataraza twigendera cyane rwose narakara nyine ntabwo nkomeza kumubwira none se narayivoye ariko nyine n'udusore umva gusa uriya mukobwa iminota ni nkayo rero irarangiye rero tugenewe ntabwo nkomeza gutegereza umukazi byari byose twigendere se ntari nyine tugende gahunda hari ibintu byinshi cyane mu munsi byo gukora muri biteze segajumana nk'ubwo uba uri mu biki mu by'ukuri ese ntabwo mwakunda telefone wayikuyeho we telefone yanjye iriho uzi ko mukaya turi bugaruke mu kazi urabona itariho ubwo ni network ibintu uba urimo nyamareka nkubwira bitakuzanira imbwa yiruka ese ibiki ni udutipu uca ahangaha dutaha ese udutipu uzazatubona kugeza ryari umva babwira ngo abakobwa mureke amatiku ngo abasore ngo tipu umva ngaho teste iri joro mubonye tipu ngira ngo nibagirwa ko namwe ntabwo mwaseka so muri guseka umva nawe wanyiri urashaka twebwe seni twatiri mu yabungufu habe na umva ntabwo bwango mukomeye mbya mutunga ko so ngoma mushya mwarukira nawe ugiye kujya mu mico yagaje n'ubundi tuba tuzahembwa sibyo tuba dutegereje umushahara ariko tipu mwirirwa mwaka tipu mani ifite ikifasha mu buzima umwana uba mu bwuzuye we bamwumvishije tipu uzi yuko tipu ifasha umuntu ahubwo ubundi wenyewerwa n'ukuntu warindira umushahara wajya wicara byose bikakwizanira ahubwo rero ngo muteste uzi amakuru agezweho gaje afite agacupa ari kubyumva cye kagira inkuru urashyuha muko cyangwa niwe yararindiriye icyo mushyashya waje ejo bundi niyo basigaye gukora muri fontwari niyo basigaye bahararanye simba mbare basigaye sha murahino izo nkuru mwazikuye erega base Eric we usiko muri nese se Eric yesu nani yo mpamvu usigaye wigira muri kundeba mukabona njye na Eric twapanga iki kubera se umva muri mu ngereje kumutera siporo cyangwa mukanda batari abo ngabo ngiye gaje nta kintu twavuganye rero ngakora ngo muri kontwari diaspora nuko wirwa muhura ese kuri amuhura kari kwirwa bareba icyo kibuno cyawe kugira ngo bazakwitaho bazakumura bareba igiki cyanjye ese bareba gasho nta kindi ntarenza aho ngiye gusa ari nyine reka mubwire sibyo ushaka ngo uzashaka mu diaspora ngo cyangwa uzashaka mu mufande n'iki ariko uko utitema umukire nyine uko utahisemo kuza kuba mu witahana ni nako utazahita ako ngako rero ntabwo umuntu yihitiramo aho avukiye ariko bro umuntu yihitiramo aho azapfira uzazana umva tujye kuryama umva rekana nigendeye njye kwitegura akazi mba ntazi none yise udusika kare twanakurenze ariko yaburaga asigaye yarigeze biki twabyorewe ko araruhutse kutabizi none uzimera yakoze nijoro mu kazi hari harimo umutipe igitipe kirekire urumva ariko cyaragishoboye we n'abahungu rwaragize rwose akazi ugira ngo yagakoze cyakora ashaka kuyamukuye amafaranga ese ubwo nese reka nkubaze niba mwirukana bizagenda bite ahubwo reka mubwire ubwo n'ubundi umukobwa aca gufa ko bamuteye ese ubundi wamugana ubundi watsa tukakigambanira kumva ko ubundi bura bagikomye nk'inda cyaca bugufi
yabikora urumva n'ibitamuha isomo. oya gaje umuntu agomba kumushakira ikintu gituma acunguka akumva ko agomba guca bugufi. Kuva nari mvuye mu kazi kumva nandi bavuga ati nze guca mbanze guhamagara nanjye kuryama ntari kugira tu usura koze ariko ni umugambi muri turaza guhurira akazi nimugoroba kumerekeze usura sigara mu rugo. Umvashuri kwitwara n'ubwa mbere nawe umuntu yishimye ntabwo wabyumva ndishimye mva ndagukunda cyane ndabishimishije maze bakoze uzagaruka ryarize turavugana ariko gushaka muri iyi minsi kugira ngo mbanje kwereka ahantu uri kubakisha sibyo hakoze kari byumva dupange vuba ariko nyine ntabwo ndamenya iminsi neza bari bitoya ku cyumweru nta kibazo ntabwo uri hafi gusa mva nakubwira umwanya ntagoka niyo aba ari kure nazi nzaboneka nyine ndabyishimira rwose kandi saa twakoze isi utaragira oya mva mbwira aho tuganira muri kibazo Bye. umva ngize imana nababonye inkuru umva ni umuntu w'umunyamahirwe mu gisomoni oya se kandi yego umva maze bite muri iyi minsi ntabwo bazangwa n'iki ariko we n'abatipe rwarahize usiko yagize orizi ganyu ngatubwire mu ndata twibogari n'icyo ntabwo ntari kugira gusa nyine wumva ngo ni ibogari meze neza ni narabavuze ni ukuri ko nzamubaka we n'abagabo rwarahize nose ujya ngo nshake abagore none n'ubwo uvuye ndumva mutangiye kuzanira iby'amahane reka nigende n'ibifite dufite numva gera wowe urakora ariko uvuye oya n'ukuri ntabwo mvuye ahubwo n'isoni ariko agakodo agahana umwanya kumusoma uraza mukazi ndaza mvuye hari ese sheri ko byose twabisoje kutaza ngo tugende haraburike sheri ihangane kabisa reka i Kigali isaha imwe ibihagije zihanganire kabisa ariko nenda kubigeraho ihangane sheri buretse ndaje gato buretse ndaje umuntu w'umugabo nawe yicara n'abagore wese uracyari mu biki koko igihe twahereye mwinjire Jesus mura niyo muragere shamurahinda ntumbire ko mwankurikiye tukubaza icyo ubwo ahubwo bite ni byiza hariho no kubabwira nyine ahangaha n'ufashe yanjye ndi mubwira witwa ndesu afande emi siko muri kwisetsa uba twe tuje hano tuje hano kureba Emi umucoma wo kuri hoteli ya Boss Kibagabaga ntabwo uzi ubwo mwayobye abantu ntabwo none rero ukuntu mwaba mumenya umucoma emi
umva angana kwashirana umva reka mubereke ubwo mwasanga muri muramwitiranye nabo muzi oya gaje umva nkubwire wenda hari birayera wasanga bitirana ese abantu baritiranwa bakitiranwa n'ahantu bataha n'ibipangu n'ingo n'akazi bakora ubwo hari baritiranwa ntawe ntabwo ari n'akazi bakora ahubwo urumva umwe ni afandemi undi ni umucoma ariko natabura ngo muri cyo kintu kinangana cyangwa barabana cyangwa ni muri umunani sheri ese ko kuri seriye we ese ubwo urumva nababeshya nese ubwo niba ari sheri we ko kwitaba sheri sheri ese katita so mucoma wacu ari he ese umwita mucoma hano uwo twakubwiye Alo. Bose mfasha rero ngiye mu rugo guhindura imyenda mfasha kabisa. Ngire yuko uyunguye Oya nari masize tojene. afana mucoma bihuriye heho Nukuri mfasha. Nukuri. n'uyu wavuga Mbese bituye. Amakuru. umva nsobanurira ukuntu afandera mucoma bihura Bose mwageze hano ryari we? reka kwirengagiza senyine sobanurira afandera mucoma ahantu bihuriye kunamenyanye na umare kumuvuga abandi yigendere ko rero nawayagaye afandera ubwo naramuteye oya se ntubwire ko namenyanye oya sira niyo mwafanda tubwiraga se gaje nkubwiza ukuri none nushaka unabimenye uri kumva ibi byose nitwe twabipanze njye na Yolanda kubera akirato kawe nzabana diaspora nzabana n'abafande uramubonye ngaho sakoza muraba bugome mwaba sumubonye gaje nicyo gihe ngumenye sibyo ko kwishyira hejuru ntaho bihuriye n'ubusirimu ubusirimu no mu mutwe wawe ntaho na hamwe bihuriye kwicara ukidegemera ngo ndashaka no diaspora ntabwo ari ngombwa ko ugomba kwigenera abantu uzabana sibyo uwo ari wese yaza kandi mukabana ngaho bana na mucoma wawe twateje kureba ukuntu wifashe na mucoma ahubwo uva mu rugo rw'abandi batanahagusanga barahukubite mana ubu se koko gaje umbaye wande ndasebye ngize nihinda yuriya mucoma mana we ubu koko mbaye wande